akabanga izabikore cyangwa ibyikore. Hariho abantu bibwiriye muri aka gakiza na leta mbi isaba. Hariho abantu bibwiriye muri aka gakiza utazana bibesha avuga ati ariko nubwo turirimba na burya ntuzonye. Iryo vugo ntabwo ari iryo kwa Yesu. Nubwo dusengana, you don't know who I am. Ntabwo uzibonye. Iryo vugo ntabwo ari iryo kwa Yesu. Navuze ngo nimba abantu bakora mu nzego z'isi benshi kugira ngo basobanukirwe ibyo bakora ngo bisanisha n'inzego bagera bakora. Natwe tugomba gusa n'ubwami dukorera. Natwe tugomba gusa n'ubwami dukorera. Tugomba gusa n'ubwami tubamo. Kandi reka mubwize ukuri, ubwami tubamo butunze byose, ubwami tubamo bufite byose, kuko nibwo bwimika abami kandi ni nabwo bukuraho abami. Haleluya. Iyo usomye mu byakozwe mu Baroma, hari ijambo rivuga ngo ibyanditswe byabwiye Farawo ni icyatumye wimika kwari kugira ngo nkwerekanire imbaraga zanjye mu gihe gisa n'iki. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo niyo yimika abami yarageze ikanakuraho. Iyo Mana ukorera ni nziza. Haleluya, haleluya. Wahereza Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo Mana ukorera ni kwiri ifitaniba igitana sigreramo. Ifite imbaraga zo gufunga ntihagire ufungura. Ifite imbaraga zo kuvuga oya ntihagire uvuga yego niyo yaba ari iyo kukubyara. Ifite imbaraga zo kuvuga ngo yes hakaba uvuga ngo no. Ifite imbaraga zo kuvuga ngo uyu munsi urataha, abadogiteri bagakora bakavura bikanga bikarangira ubuze utashye. Haleluya. Ifite imbaraga zo kuvuga ngo nubwo uri muri koma, nubwo uri muri koma, nubwo abadogiteri barangije kwandika ibyandiko byo kuvuga ngo byarangiye, Imana ikaze. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso igice cya 22 yaravuze ngo mwabantu mbasabira uko nsenze buri munsi, mbasabira uko nsenze urudaca, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo icyambere ibahe umwuka w'ubwenge, kabiri ibahe umwuka wo kwishyurirwa, bitume mugira mute mubimenya. Haleluya. Iyo wayishyuriwe, iyo wagize wayishyuriwe, ariko Imana idufashe ibi bintu kuki wayishyuriwe gutera ibiti by'imyumbati bitariho n'umwumbati n'umwe ukabitegereza neza ngaho bikabyara imyumbati. Kuki wayishyuriwe gutera utuntu turi aho ngaho ucagaguyemo kabiri ukadushyira mu butaka nyuma y'amezi ane tukabyara ibijumba. Kuki wayishyuriwe ko iyo uhinze soya udasarura ibigori, wahinga ibigori ntusarure soya? Niba twarayishyuriwe ibintu bidufasha muri ubu buzima bw'iyi si tuzarahira, mwaretse tugasaba Imana ikadushyurira ibintu by'ubwami bwayo. Haleluya. Uri mama ejo bundi naravuze hari igihe gusenga k'umuntu kugaragaza ibanga. Narabivuze ngo ntabwo ibyo bisubiramo ntabwo byumva. Hari igihe gusenga k'umuntu kugaragaza ugasanga arikana abadayimoni n'abadahari abahari n'abadahari. Ndatwika mu izina rya Yesu, ndakubita hasi ndasenya yewe abadayimoni. Ugasanga umuntu yahereye mu kwa mbere atwika umudayimoni w'ubusambanyi, arinze agera mu kwa 12 umudayimoni w'ubusambanyi itaramure. Uwo mudayimoni ari he? Reka mubwire, nutayishuri uzahora iteka uzenguruka, ariko mwishuri niyo mpamvu Yesu atasengaga byinshi.
kubera iki? Umunsi ku munsi yabaga ari connected n'ijuru, umunsi ku munsi yabaga afite ubusambanyi n'ijuru, umunsi ku munsi yabaga yibwira ibyatsi. Noneho yaza imbere y'abadayimoni, abadayimoni bataragira n'ikintu bavuga, bakavuga ngo duhuriyeho mwana w'Imana ishobora byose, utubabarire ntutwice umva agashinyaguro. Haleluya. Wishurirwa n'ikintu gikomeye. Guhishurirwa ubundi muri narabivuze bano mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'Imana without faith nothing you can get from God. Nta kwizera ufite, nta kintu n'iki na kimwe wakura ku Mana. Haleluya. Nta kwizera ugize, nta kintu n'ibyo uzabona n'ibyo wabonye. Ndagira ngo mubwire ngo bimwe n'ubuntu bw'Imana, ibindi wabishakishije ubwenge, ariko ndagira ngo mubwire ngo wari ukwiriye kuba udasanzwe mu bwami bw'Imana, kuko ubwami dukorera ni busanzwe. Utagize kwizera, kwizera ni iki? Kwizera ni ukwiringira mu kintu cyangwa kwizerera mu bintu runaka. Narababwiye ngo ibintu byinshi turabyizera, ahubwo icyatunaniye no kwizera Imana. Narabibabwiye nongere mbisubire. Ugasanga umuntu aramanutse ku muhanda, ateze umumotari, ntazi niba afite pepe, ntazi niba afite imyuga cyangwa iyo muri Kongo, akamutega gusa, ntazi niba arwaye igicuri, akamutega gusa ati tugende, kandi agashyiramo vitansi ya mbere, agashyiramo n'akanya yihuta, agashyiramo kane akanendera muri gingahe, ukajya bati umumotari gusa barimo. Bamwe mwizeye ko inka zanyu zihaka zizabyara, abandi mwizeye ko biriya bishyimbo mwahinze mu kabande bizeye, abandi mwizeye ko amafaranga mwabitse kuri banki nta kibazo afite. Nibyo none se ibyo ngibyo byizera muzwa n'ikizere ijambo ry'Imana. Gasanga bizeye umukozi wasize mu rugo, mwana wanjye udafite n'irangamuntu, tazi wawe neza, kandi wasize umututsi cyangwa umutoganije, ariko uramwizeye, kandi ugataha ugasanga yatetse ifiriti, warangiza nawe ukarya. Hari n'ibindi haleluya, hari n'ibindi bintangaza. Ugasanga umugabo iki, umugabo yashwanye n'umugore bashwanye, warangiza ukizera ko atagushobora, ukajya kuryama iruhande rwe, hajya buriya byose agafata ishoka, ukajya kandi wamukubise, wamunogeje, wamugize intoki hejuru y'amafaranga wenda wamwereye utashakaga ko amenya, gusa uraje mwongere. Abagabo bakubita abagore, bireka mbivuge ndewe muri kamera, bagabo mukubita abagore, uretse no kuba Imana izabamerera nabi na leta ubwayo ntiborohera. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo dusomye mu Efeso, hari ijambo dusangamo rivuga ukuntu umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko ageze yifuza, kandi ibyo tukabikora nk'uko Kristo akunze itorero akarinda. Ari wigeze kubaza, ejo bundi mperutse kujya kuba ngiye gusenga, ari mvuye mu rugo,
madamu arabizi. Ndamanuka ngiye kumva numva umugabo n'umugore bari kurwana. Ndahagarara. Iyo hataba abantu bashinzwe umutekano bari gusaba yavuye kunywa yujuje icyuma ajya n'icyuma n'ibyo. Noneho n'ibintu biri uyu munsi kimwe kitari igipara ikindi aba ari icyuma. Ibintu by'ibipara niba ari parasitike simbizi n'ibindi by'ibyuma ejo barazana n'ibindi byitwa inkoni n'ibisho n'ibiki ntabame. Imana izabwite kuri ibi. Noneho hagoboka leta igeraho irabakiza. Byahise bintera kwibaza ku kibazo umuntu yatubajije. Ntabwo iyo umugabo n'umugore barwanye saa 8 baba bafite saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9 saa 8 saa 9 saa 7. Iyo umugabo n'umugore barwanye ayo masaha baba bafite. Baba bafite akayuzi ko buryo reka kwigarukira nta kwizera ufite icyo kiza ikora byabatanga icyo kintu tuzakirebaho ubutaha. Ariko reka mubwize ukuri nimba warakijijwe haleluya ntuzatongane n'umugabo saa 8 niyo byaba bidakunda bimara ngo biteka we uzi ko ushobora byose niba bicoboze kugira ngo ntiramuke kuri ibi. Haleluya wahereje Imana icyubahiro. Abaheburayo igice cya 11 duhere ku murongo wa mbere. Ni inyuma rwose ya Filemoni. Tugomba gusa n'ibyanditswe. Abaheburayo 11 uhereye ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Buriya hari n'ibyo twakwita kwizera ariko urebye ugasanga sinakwizera. Ariko tuvugisha ukuri. Niba ugiye mu isoko ufite amafaranga 10,000 ukaba wizeye kuri muguru mwembi ukora kwizera. No kwizera. Kuko ufite ikintu wizereyeho byanze bikunze niyo utajya y'uwo munsi undi munsi wajyaho cya kintu ukakibura. Ibyitegererezo by'abizera kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Muri mwe ninde wari wagera mu ijuru? Ninde wari wagera mu ijuru? Muri haruha ijuru riri hose. Haleluya. Ririho abazajya muri bana bonye bake. Kureka mu gutinda gusubiza niko mu mutima uzajyamo ko nicyo kikwemeza ko nibyo tutareba tukabifata aho bize. Imana mu ijuru ninde wagira ngo turebe, kandi turaririmba ngo yicaye iburyo bwa se. Uwo ni Yesu.
mwana bisomye murabyize ariko ntibibafata. Icyatumye abakera bahamywa neza, aka kantu kitone, icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari barize, bari bagufi, bari bafite uko kwizera. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Haleluya. Wari uzi ko lega amatwi nka 80% by'ibyo wakagombye kuba ukeneye mu buzima, inzira yo kugira ngo ubigereho ni wowe ubwawe, yowase ubwawe, wowe bwite. Ariko igihe utarayishurirwa, igihe utarayishurirwa, niravuze ngo gufata umuntu tukamwatuza ibya Yesu, tukamudubika mu mazi, tukamuzamura, birasibyo bisobanura agakiza. Haleluya. Ngofata umusivili, garuka kuri ba basirikare b'inshuti zanjye, garuka ku musivili utarigeze ukora ikosi n'umunsi n'umwe, umwambike ya myenda yawe, umwambike inkweto, uyifunge neza, umushyire icyuma ahangaha, nurangiza n'akakantu ugashyire hano inyuma, nurangiza umwambike imbunda, nurangiza umubwire ngo tugendere, kamubwire yagenda yitega, nta nubwo yatera metero zingana. Kubera iki? Abyambaye inyuma ariko mu mutima ntabigize. Nicyo cyatumye mbaza ngo ese, haleluya, umuntu ufite Yesu muri ni gute atinya abadayimoni? Umuntu ufite Yesu muri, ariko reka mbaza, uzi neza Yesu wari? Uzi neza Yesu wari? Umuntu Yesu atuye muri we, ni gute? Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Nagira ngo nkubwire mwene, ikibazo ufite uyu munsi, ikibazo ufite nonaha, hari icyanditswe wagira gutyo ukamacingana n'icyo kibazo, icyo kibazo kigenda kivaho n'amagambo. Hari icyanditswe kivuga kuri icyo kibazo ufite. Haleluya. Kandi rekavuye gusenga, nusenga nwishurirwe, ntabwo bizakunda. Gusenga kuvanze no kwishurirwa. Haleluya. Ndashima Imana. Hari umubyeyi nabonye hariya mu materaniro, yaje umunsi ahetse umwana, umwana amaze imyaka ingana, ntabwo yivuze azayivuga, ariko ni myinshi. Yasenze abagenda basenga, umunsi umwe araza turasengana, n'abandi reka dusenga muri ubu buryo turebe, turasenga, arangije arayishurirwa, arangije aravuga, niba banyibwirije amara ngo pasiteri bareka mu bwisukuru, ngo ndi kumva ngo umwaka utanyiciye nzaba nyiciye umwaka.
yarambwiye ngo ntawe nzashyira ku nda yanjye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya ngo ituma batwita ni nayo ituma bagira bapfa. Ese nzatuma batwita niyo gutuma bapfa? Ihagaze kuri iryo jambo wayisabye ukarihuza n'icyo cyanditswe, urayitwika ukayitwitira hagati y'amashami, ukayitwitira hagati y'abarozi, bakazajya kubona bakabona warabyaye, bakabona kubiba. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Iyo wafashe icyanditswe ukagihuza n'ubuzima ugeze bute urimo, warangiza ukizera Imana yatanze cya cyanditswe. Haleluya. Waba mwakoze ubukwe nta mafaranga mufite, uravuga ngo ariko nanze agasuzuguro. Imana yaravuze ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacu, kubw'ibyo ngiye kumushaka muri iki nkuru. Apana nta gito ndabaye cyangwa n'inama. Haleluya. Sibyo bibwira uwagirira kibibi akumva ari byiza, kugira ngo mare umutima w'ibisaza n'abakunda bwira ababaye uhumurize abakomeye, ubabwira ubabwire bazikarebe sufite Imana ikagira ahonga. Imana iragira gute? Irahinduka. Imana itagira haleluya. Undi biterwa n'aho ucometse, niba umuntu wicaranye ngo biterwa n'aho ucometse, biterwa n'aho ugeze gute bamwe bacometse mu mashyaka hanyanga bakavuga ntacyo nzageraho, n'ubundi ndahinga bagatuma ndumva biterwa n'aho ugeze gute. Biterwa n'aho ugeze gute. Ngo bukwe ngo biterwa n'aho ugeze gute. Nimba batari gukora ubukwe bakagombye kongeresha imyaka, abandi bagakora ubukwe nta n'urupfuye bagize gute. Ariko si isengesho ry'amateka Imana itagira ibintu. Isengesho ry'iki ukajya ku musozi ukajyanira Mana, reba hariya aho atuye, ndakeka ko ibi byose ariwe wabiteye, Bana munyemere. Ukazamuka wikoreye ibuye wagera hejuru kuri kizamurwa bago ndamuhiriza pu, waba gusenga ugasanga yicaye yageretse akaguru ku kanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi bashira ubwoba n'iki hira, ariko umunyabyaha ari nakiriza nta kibi. Haleluya. Kandi baje kutubaza tubegeshereza se, kandi baje kutubaza abavuzi bahe kwa Yesu, kwa Yesu bajyayo, kwa Yesu. Reka bakwize ukuri, hari abantu nzi bari kumva imvugo, hari abantu nzi neza muri hano muri kumva imvugo. Niyo mpamvu ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza butazaba nk'uko abantu babitekereza. Niyo mpamvu ejo hawe hazaza ntabwo hasa nk'uko abantu babyibwira. Yesu ashimwe. Reka mbabwire n'ikindi, ubuhanuzi bwose ufite, ubuhanuzi bwose ugize ufite, igihe utari wakubuza n'ibyanditswe, igihe umuhanuzi ufite utari wahuza n'ibyanditswe. Bangahe muri mwebwe mwahanuriwe ngo uyu mwaka Imana igiye kuguhiza? Ndi kubona nta modoka ziparitse hano,
bangahe mwahanure ngo uyu mwaka Imana iguhaye imodoka zirihe ko naza kureba bangahe bumva ku kwezi muhanuzi yitunguye cyane urayituva mu bushomeri wenda reka mbivuge umuhanuzi yahanuye ukuri ariko niho bihuza n'ibyanditswe nihagira ikintu cyiza ku buzima bwawe bibihuza ukwizera niko kwatumye Abeli ahimana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye Abeli Yesu ashimwe ahimana ituro abantu benshi naravuze ngo dutura mu buryo bw'idini dutura mu buryo bw'iki niko Imana yanyibwiriye nanjye ndabibabwiye kuko ukurikije uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe ukurikije ibyo Imana yagukoreye kuva ukivuka urebye imbaraga Imana yatanze kugira ngo wige amashuri yarangiza urebye imbaraga Imana yagushyize kugira ngo udatura muri segonderi ukiga na kaminuza urebye imbaraga Imana yagushyize kugeza ushatse ukabya abana bagakura bakaba biga segonderi abandi primaire abandi kaminuza ntabwo wajya kujya gutura ngo banze ugire gutya kabanza ukayabarira mu gipfunsi kumvamo agaceri ka veni na ka sena ukaza gato witonze Mana arambwiye ngo umuntu atekereje uburinzi muha agiye kuntura n'ubundi ntiyabona ibyo anuye kuko ibyo atunze byose nawe akayiba Yesu ashimwe ntabwo nigisha ibintu kubera ko nkunda amaturo kuko Imana yarambwiye ngo sinagutumye amaturo hariya haleluya ujye utura kubera wumva Imana none se ngo niko kwatumye Abeli aho Imana ibishize hari wigeze kuvuga ngo hari abatura amaturo ya Kayini haleluya abatura amaturo yawe twaducanye twasangutse hariya twatuje bameze hariya kugatera kajyana ituro mu nzu y'Imana kandi urashaka ko konti yawe yuzuraho amadolari kandi ukeneye igitangaza cy'Imana buriya Imana yarakoze yaduhaye kumenya umuntu w'inyuma ariko ntiyaduhaye kumenya umuntu w'imbere Yesu ashimwe amen umuntu w'imbere azwi n'Imana kandi umuntu w'imbere abizi haleluya kwizera gatanu niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanesheje Imana gatandatu aravuga ngo ariko utize akavana tugasubiremo ariko utagira gute ntibishoboka ko yanezeza ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana haleluya iri jambo niwo mutima w'inyigisho aka kantu mukumwe ariko utagira gute utizera ntibishoboka ko agira ntibishoboka ko yinezeza kuko uwegera Imana akwiriye kwizera
cy'Imana. Uwegera Imana tuzi ko Imana iriho, ariko ntitwasobanukirwa cyangwa ngo duhishurirwe tumenye icyo Imana ishoboye, ahubwo duhora dutera ubwoba na Satani n'abadayimoni n'ibiki byose. Wahishuriwe adinepirika vasi, wahishuriwe imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Haleluya. Wajya uryama ukizigura. Wahishuriwe imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Wahishuriwe. Niyo mpamvu b'abasirikare bababwiye niyo atambaye imyenda ariko yarayishuriwe yuko ari umusirikare, agenda yuko nta bwoba agizeho. Burya aranakubita uyifite akanayikwaka akayikurasha kuko yayishuriwe cyane. Wayishuriwe imbaraga z'Imana, wayishuriwe ububasha bw'Imana, wayishuriwe ubushobozi bw'Imana. Wajya ukora kariya kazi uri kuvuga mu ndimi gusa, bareta dore ndashaka bayibone. Haleluya. Wajya ujya muri kariya kazi uri kuvuga ngo aha ngaho Uwiteka niwe washimye ko reka makore neza, ejo bundi azanyegeza n'ahana. Haleluya. Reka mbabwize, iyo abanyire kuko ntaba perezida ariko mbaye nka perezida w'igihugu. Haleluya. Najya ndeba abantu buzuye Mwuka Wera gusa, akaba ariko nshyira mu buyobozi. Niko ntekereza. Amen. Haleluya. Ukajya gusaba serivisi ugasanga ari kuvuga biradomine masayi mpaya nashaka. Haleluya. Yagushimiye Imana ko yimukiriye yaje. Mana no umugisha ugahita umusabira inuza akaguhereza. Akira ajyana n'umugisha w'Imana ugasiga amafaranga nta mutima mubi. Mu gihe ahandi ugenda wikana yose arajya ku mutima wikana muto. Haleluya. Erega none se Danieli nimba yarakoze ku ngoma z'abantu. Haleluya. Amen. Yigeze kuba ushinzwe imisoro, uhagarariye Rwanda Revenue. Yego ko icyo gihugu cyateye imbere. Yesu ashimwe. Ariko utizeye ntashobora kuyinezeza. Haleluya. Buriya impamvu Imana yirasa Aburahamu. Haleluya. Impamvu Imana yirasa Aburahamu nuko Aburahamu yari afite kwizera. Wowe urashaka kugera ku migisha ya Aburahamu udafite kwizera, ntabwo byavaho, ntibishoboka. Impamvu Imana yirasa Danieli, iyo dusomye hariya mu Baheburayo niho dusanga ukuntu bango ese mvuga iki ndetse mvuga Aburahamu, mvuga Danieli, mvuga hajemo muri urwo rutonde rw'abantu bize, hajemo n'indaya Rahabu. Ine yari iki? Yari indaya yigurisha. Ariko babone abatasi bari baje bavuye muri Egiputa, aravuga ngo ibi bintu nuko abayisha mu nzu ye mu cyumba cyo hejuru. Aisha batasi baje kurimbura ntibamurimbura. Actually iyo usomye neza usanga Rahabu aza mu bisekuruza bya Yesu. Kuko kwizera umuntu mubi. Haleluya. Iyo dusomye dusanga ngo Sara uwo nguwo nawe baramuvuga ngo Sara wari umeze nk'intumbi, ngo nawe yizera Imana arangije akomokaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru reka mubwize ukuri, nuhindukira ugahuza ibyanditswe n'ubuzima urimo, ntabwo byatera igihe kirekire utabonye impinduka.
ahubwo imitima yacu ntiyizera, mbese ntiyiringira kwizera, oya ntiyiringira gukira. Kwizera, ubundi kwizera guturuka he? Ijambo ry'Imana mu Baroma riratubwira abantu beko basoma, rikumva ari Abaroma ibice 10, Abaroma ibice 10. Wumve Abaroma ibice 10 umurongo wa 17. Yewe aravuga dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya, amen. Dore kwizera guheshwa no kugira no kumva, no kumva nako kukazanwa no kumva ijambo rya Kristo. Kwizera guheshwa no kumva. Ubundi 98% umuntu agizwe n'ibintu bibiri. Ureba ibintu bingana, bimwe n'ibyo yumvishe byanyuze hamwe, ibindi n'ibyo yabonesheje amaso. Haleluya, amen, amen. Warabyumvishe, urangije urabyizera. Abantu mwari muzi ko Baraka yiga muri kaminuza, ntimwari bamusura aho yiga, atyo bamwira ko bazi kaminuza yiga kuba ngo yiga muri kaminuza. Ibyo byo mukabyizera. Ubundi umuntu ibyo yumvishe akabyizera, n'ibyo yabonye akabyizera, bihinduka ubuzima bwe. Haleluya, bihinduka ubuzima bwe. Noneho igitanga, haleluya, zongera kucyo yavuze, zongera naho yabwiye, ubumana n'urukundo. Iyo bivuze bina Imana yabavuzeho bitewe n'abo bagendana nabo. Hari n'abandi baza gusenga ari ugutamporeza gusa, reka njyeyo babone ko naje, nta byiringiro gifite. Kubera iki? Ibyo atinda, Yesu ashimwe, ibyo atinda. Ariko reka bavuge, ubu mperuka kureba filime muri Covid igitangira nibwo mperuka kureba filime. Yesu ashimwe, amen. Ndimo nibaza umuntu ureba filime icyumweru kigashira buri munsi areba seriyose akayirangiza. Yesu ashimwe, amen. Nta muntu murebinze muri aya materaniro, ariko niya device ndi kuguha. Amen, amen. Ureba filime akarangiza icyumweru cyose, kandi akayireba yicaranye n'umwana. Haleluya, ndagira ngo nyumve neza, akareba
utegereje dogite nakwambia. Haleluya. Amanota ari kuzana wimukubita izo nkoni vuga ngo kuki yabaye gusa ibyo wimumushyira mu mutwe nibyo bimurimo. Hari ibintu bitangaje nujya muri bariya banyagata babere uzasanga ku myaka 28 ari dogiteri, twebwe basanga 25 akiga pirimeri. Yesu ashimwe. Niko kuri noneho agatangira kariyeri ya doktora afite 28. Noneho twebwe tukagira doktora turi ku myaka 70. Ndagira ngo mubwire ngo ku myaka 60 uzaba utakompeta nawe mugiye gukora examen. Kubera iki? Bamenye nubwo arimo babikina ariko bamenye uburyo bagomba kudiringa n'umwana kuko ibi ni wemere kubireba. Yesu ashimwe. Iyo se uroturi mu ntambara gusa, uroturi mu gafilimi urimo gasobanuye mama ijuru riri kure yawe nshuti. Buriya reka kubwira niwisanisha n'ibintu byawe. Haleluya. Niwisanisha n'ibyo mu bwami bw'Imana ndagira ngo uzagira imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu abantu bazajya bari ku umuntu asengera he kandi rimwe na rimwe wasanga yibereye no mu cyumba ntasohoka. Haleluya. Kwa mucecetse umwana uramurogesha filime ku myaka 10 azibajumbo azibanuza abone bunzi harabandi bane bamutetse ndi filime wonu mwanga bajek nomisi azigutera ibigeri n'ikimenyimenyi niyo musohoka ahantu mugiye gusura abantu ujya kubona ukabona ari icyanzu kabati nakwereka kandi ari kubikora imbere y'umugabo umubyaye. Atagira umubita nimba mushaka kuko ijambo ry'Imana ndabago menyereza umwana wawe inzira agira gute anyura akiri guto azarinda saza atarayivamo. Haleluya. Menyereza umwana. Okay, I'm really sorry to talk about this. Umbabarire kuvuga ibingibi ubwo niyo nzira wahisemo kumumenyereza. Ubwo niyo nzira wahisemo kugira ngo kumumenyereza. Ejo bundi nagiye kubona akana ntabwo mvuga ahantu n'akavuga mana yanjye mu rusengero kaba kajundemye kifitiye ubwoba ariko nakabonye ahantu hanze nimba ari indirimbo nimba ari umutetema yagiye mubona umwana agize gutya aramanutse amabune atenye umiriya mbona naravuze nti uyu mwana nubwo ntaza bataha ariko menya ibyaba mu rugo mu gipangu menya ibyo agize kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo menyereza umwana inzira nyura bakiri muto azarinda asaza ageze ndetse iyo dusomye. Haleluya. Amen. Ndikumva ni muri Timoteyo wa 2 iri jambo Imana imfashe ribone. Timoteyo wa 2 Yesu ashimwe.
gatatu. Ijambo ryo kwizerwa umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Haleluya. Ahantu nusoma iki gice uzasanga harimo ikintu bita inshingano z'ababyeyi cyangwa inshingano z'abayobozi. Ngo ntabwo umuntu udashoboye gutegeka urugo rwe yategeka. Niko bimeze. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndagira ngo babwitse ukuri. Urugo rwawe ni pepiniyeri. Ibireka bivuga gutya. Urugo rwawe ni pepiniyeri y'abadogiteri, ni pepiniyeri y'abayenjeniyeri, ni pepiniyeri y'abazatwara indege, ni pepiniyeri y'abayobozi bakomeye, ni pepiniyeri. Ni uruganda. Ahubwo biterwa no kugeza utoza. Amen. Haleluya. Pawulo yigeze kubwira uyu mugabo Timoteyo, aramubwira, nyumva neza, aramubwira ngo Timoteyo we, njya guhugura murebe hano mwe kurangara. Dore bibishe n'ibindi mukaranganira ibintu bidakwiye no kurangara. Yaramubwira ngo Timoteyo we, njya guhugura kwizera kukurimo kwabanjije muri nyogokuru wawe Loisi, kugakomereza muri nyoko Yunike. Amen. Kwabanjije muri nyogokuru wawe Loisi, kugakomereza muri nyoko Yunike. None n'uyu munsi nawe kukaba kukurimo neza. Niko yavuze. Hallelujah. None reka mubaze, what about your generation? Ikinyejana cyangwa igisekuruza kizagukurikira bazaba bati, nawe watangiye kugira ubwoba. Bazaba baki, bazaba bane, bazaba baki. Ntabwo, reka muhumurize, ntabwo wasubira inyuma guhindura ahahise hawe, ariko wahera uyu munsi ugahindura ahazaza hawe. Sifa kwa Bwana. Haleluya. Ntabwo wasubira inyuma guhindure ahanyogokuru na ahanyogokuru zawe na sogokuru, ariko wahera uyu munsi mu izina rya Yesu ukareba ejo hazaza hazima, kuko kwizera birashoboka. Haleluya. Kuko kwizera biragize bite? Birashoboka. Haleluya. Umbaye sanyemeza kongo simbaraga none musegiteka muri bijyana n'ibyo ngo ntabwo bamfite bw'ejo hazageraho ngo ejo wangihagiza byari bitewe n'ibyo yizeye. Hariho abantu, hari umuhanuzi muri iyi minsi buri kuvuga ibintu bimeze nabi, ibintu birakomeye. Nta gihe ibintu bitakomeye, nta gihe ibintu bitabaye bibi. N'ijambo ry'Imana atubwira ngo mu isi nta gishya, ahubwo Imana yagiye ibana na ba bantu bayo mu bihe bikomeye, ahubwo Imana yagiye ibana n'abantu bayo mu nzara zikomeye, Imana yagiye ibana nabo mu nzara z'intare, Imana yagiye ibana nabo mu matanura y'umuriro, Imana yagiye ibana nabo mu ntambara zikomeye, Imana yagiye ibana nabo mu gihe cy'amapfa, Imana yagiye ibana nabo igakorana nabo, kandi ntabwo yagize gutyo, ntabwo yahindutse. Ndagira ngo mbwire, ongera kwizera. Haleluya. Ongera kwizera kwa kuzamuka, kandi kwizera
kwizera guterwa n'ibyo ugize wumva. Hari abantu bari hano barangije kuvuga, hariho n'abantu bari hano batagira konti, abavuga ndabikaho se ngo bizagende bite, batagira konti n'umuco. Bigeze gusanga umusaza umwe atafite konti, amafaranga yabikaga mu ihembe, yabikaga mu ihembe. Abantu batagira ibyiringiro nta konti bafunguza, kuko iyo batazatunga amafaranga menshi. Reka mbabwize ukuri, Yesu uri muri wowe asobanuye byose. Yesu ni byose umufite, urushye wese nihakana, izina twamuboneye ni ryiza. Yesu ni we arukura, haleluya, kandi ntarobanura kuti. Niyo mpamvu yavuze ngo think big, pray big, believe in big. Tekereza ibintu bigari, tekereza ibintu byagutse, sengera ibintu byagutse, kuko nawe ugeze uyu munsi niwe uzi kuzahagera. Ndagira ngo mubwize ukuri, njya mbabwira ngo ni ejo bundi narebye mu masengesho ndi gusoza, niba Kristo atinze kugaruka, atinze kugira ndi mu bakire bazaba muri iki gihugu. Bavuga ngo kujajinga urabyemerewe, ariko ibyo ujajinga sinzaba byo, kuko mu mwuka wanjye ibyo ujajinga simbizeye ko nzaba byo. Haleluya. Mu mwuka wanjye Yesu ashimwe, ibyo abantu wajajinga sinizeye ko nzagira byo, ahubwo hari icyo nsaba Imana kandi nicyo nizeye mu mutima wanjye. Ijambo ry'Imana mu Migani 18:20 aravuga ngo urupfu n'ubuzima biri ku mbaraga z'ururimi. Reba ibyo ushaka, reba ibyo ushaka. Yigeze kubabwira ngo ubu uhereye umunsi igihugu kiri imbere yawe, jya ushaka gusa muzajya umenya ko nzabana nawe. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Niba twiringiye Imana ishobora byose, ijambo ry'Imana bavuga ngo ahariho uyu munsi hari uwakomanga, ahari hari uwakomanga uyu munsi, ahari wowe wasangaga n'ababwirwaga. Ndagira ngo mubwire, nimba uri kwigazwa ngo yewe sinzarega ahangaha ntarega, kandi wakumva n'amagambo akuvuga kuvuga ngo ibi ngibi, nuko nyine naho ngaho, naho ngaho, naho ngaho. Ariko ndahamye neza, hari abantu bicayemo hano muzi, baba ari urubyiruko, baba ari batoya, barangije kurenga imbibi z'abantu, barangije kurenga imbibi z'imyumvire y'abantu. Haleluya. Kubera n'imyumvire y'abantu iriho muri iyi minsi, usigaye ujya mu cyumba bakaguhanura n'akazi ko kagiye guhagarara. Hagarara bo uvuge ngo muhagarariye Imana muri aka kazi. Haleluya. 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 Reka dusenge Imana. Sinzi icyo ijambo rikubwiye ku mutima, sinzi icyo rikwigishije ku mutima, ariko nimba koko wumva ufite kwizera, nimba wumva ushaka gusaba kwizera, ndagira ngo mubwire ngo Yesu arahari kugira ngo agushoboze. Nimba ntacyo bitwaye wahaguruka tugasenga Imana. Ntuhaguruke kubera ko bivuze, uhaguruke kubera ko hari icyo ugiye gusaba Imana, uhaguruke ko hari icyo ugiye gusaba Imana. Ngiye gusenga hano kuvuga ngo mbaje kumvirisha hari ikintu ugiye gusaba Imana. Navuze ngo ntiwasubira inyuma ngo hindura amateka yawe yaharize, ariko wahera uyu munsi gusenga pa